welcome. Nanone haleluya. Amen, amen. Haleluya. Amen. Ijambo nyine nifuje kubageza aka kanya riri muri Zaburi 125. Tera ku murongo wa mbere haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be. Haleluya. Amen. Ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Ndahubwe ngo wowe ukurikiye aka kanya cyangwa uzana tureba ikindi gihe. Ni wiringira Uwiteka ukamwikomezaho ukamwizera muri byose. Imana izabonana kuko nawe yikoreye ngo yikorera amaboko. Amen. Igihe cyose muguri hamwe nayo, mu gihe cyose wowe yizeye izabiri hamwe nawe. Niyo hanyine umuntu wajyanitse yagiye mukaravuga ngo abiringiye Uwiteka bo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Bivuga ngo nta kintu kimwe cyaza ngo gize kunyeganyeze, nta kintu cyangwa kibuza nyine ibyo ushaka gukora, kuko niba wowe wiringiye Uwiteka ukaba uri mu hamwe nayo, uba wicishije bugufi wihanye, ibiremereye umutima nubwo wavuga ngorera Yesu arakumva. Mubwira ryabanga ryo mu mutima uri mubwira umwizeye Yesu arabyumva. Amen. Nje kukugereho manurama horo yanje ndagukeneye kumanywa na nijoro ibihe byose umbe hafi umumugisha wawe. Twongeye kubasuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro Imana nabane namwe. Reka dushimire buri wese wakoze subscribe, tumushimire wakoze comment, wakoze share. Reka tumusabire umugisha w'Imana. Twongere kunezwa n'Imana mu mutima wo kongera kuboneka hano imbere za kamera zandi umukristo. Reka tubasuhuze abari mu Rwanda, Afrika muri rusange, abari hirya no hino mu migabane itandukanye y'isi hirya no hino. Kuri ndi umukristo rero ntabwo turi butinde, murabona ko twabazaniye umukobwa mwiza hano imbere yacu. Reka tubasabe yibwire cyangwa se asuhuze abakunzi bandi umukristo. Karibu umukobwa mwiza. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ngiye nyine mbanje gushima Imana ko yemeye akanya tubana hano kuri ndi umukristo TV. Ndabasuhuje, amazina yanjye ni Iradukunda Esther, umukobwa wa pasiteri, imfura ye. Amen. Ndamukunda. Yanyigishije byinshi mukora ariko nyine bimwe yanyigishije ngiye kwibasangiza hano imbere. Amen, amen. Kuri televiziyo. Reka nyine tuzafatanye kandi tuzakomezanye mu rugendo. Amen. Murakoze. Sawa, urakoze gusuhuza abakunzi bacu bandi umukristo TV. Ubwo rero turagutumiye hano kuri kamera zandi umukristo TV kugira ngo kuko mu bintu nguziho nzikuru umuririmbyi, nzikuru mvuga butumwa, nubwo nabonye waje kubwiriza abanyarwanda n'abari mu mahanga nda Bibiliya yuzanye, ariko urafite biri mu mutwe wawe ushobora gukoresha. Kuko urya Bibiliya tuyigendara mu ndoke, ariko ibyiza cyane nuko tugira imirongo tuba dufite mu mutwe wacu, twarefashe mu mutwe kugira ngo aho tuzagera tuzayifashishe, bityo Uwiteka arusheho guhabwa icyubahiro. None Esther, amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane. Umeze neza cyane. Meze neza cyane. Ndabona rwose ukeye, meze neza, umukobwa mwiza, urashima Imana. Nibyo rwose. None kango baze utubazo tugera muri dutatu. Wiyumva ute kuba umwana w'umushumba, umwana w'umukozi w'Imana? Wiyumva ute? Ukuntu niyumva ku umwana w'umushumba
ni ibintu by'igitangaza cyane, ibintu by'agaciro kuko bibona bake. Ni benshi babibona, kongera narabibonye rero numva binejeje, avuga ati kabisa ibintu nabonye Imana ishimwe, mari kumva mbihereye Imana icyubahiro, kuko iyo mbonye benshi mu muhanda ndavuga ati kabisa ko ndi umwana w'umushumba, ni ibintu by'ikuzo, kuko naho ngenda aho mba ndi barabinyubahira, umwana w'umushumba. Amen, amen. Ikintu cyose mvuze nakora nyine ngikora nk'umwana w'umushumba, kuko mba naratojwe nawe, nzi ibintu byiza bikundwa n'Imana, byanafasha abantu bikabazamura. Niyo mpamvu ko umwana w'umushumba madi kumva ari nk'ipeti ku buzima bwanjye. Esther, ng'umwana wanjye w'imvura, kuba warisanze uri imvura mu bandi bana bagukurikiye bageze muri bangahe, tudashatse kuvuga kano kanya ariko wenda tuzabavuga, kuba uri imvura kandi bajya baca umwanya ngo imvura na se barangana, ubyumva gute kuri umwana w'imvura? Kuba umwana w'imfura ubundi sinjye wagenye kuba imfura, ni Imana yabigenye, irabishaka irabimpa. Amen, amen. Kuba yarabimpaye rero nuko nyine iyo yarabishatse buriya niko nabivugira bimpa. Kuba ndi umwana w'umushumba rero njye nabonye ko ari nk'icyizere Imana yangiriye, impereza kuba imfura. Urakoze cyane, kandi ko nguko bivuze ntabwo ari wowe wabihisemo, natwe ntabwo twabihisemo, ni Imana yabihisemo irabirema, wisanga uri imfura mu bana mfite, kandi si bake ariko kandi si na benshi, ariko uza kwisanga uri umwana wa mbere muri famiye itugize, wowe urayizi. Ko nakabazo kwa kabiri nakubwiye ko ndakwaza utubazo dutatu, nyuma ukaririmbira Imana ugasangiza ku bakristo cyangwa se kuri bene data bakurikira ndi umukristo, abamaze kubikurikira n'abazayikurikira, ukabasangiza ku mbano zawe zo kuramya Imana no guhimbaza. Reka ngo baze akabazo ka gatatu. Ibuka cya gihe igihe ngufasha bage n'utundi tuntu ndavuge hano, ngujyanye ku kigo kwiga, uriya munsi wawufataga gute, wabonaga gute, wabonaga byifashe gute? Uwo munsi nawe nyine niwo munsi nahoze ntegereje, niko nabivuga. Umunsi waranshimishije, nareba impande zanjye gahabona umubyeyi wanjye, natekereza n'umutima ngabana mama nawe ahari ari kuntekerezaho, ngavuga ati kabisa Imana ishimwe abaye nanjye, amaye ababyeyi beza, ababyeyi bifata bagahereza umwana wabo bakavuga ati agomba kujya kwiga mu kigo cyiza. Hari benshi batayibona gutyo, bavuga ati tuyamuhaye twaba tuyataye, ariko bo nyine barabikunze banabitekereza, bavuga ati tugomba kubikora. Nyine nabonaga ari ibintu byiza binshimishije, nanjye ngenda mvuga ati mu mutima wanjye uko amperekeje niko nanjye ngomba kuzamushimisha, nyine akabona ko ibintu akoze adahombye nyine. Imana ishimwe cyane, kandi koko birakwiriye kumva ko papa yaguherekeje kakugeza ku ishuri, uragomba guharanira ubwo butware n'icyo cyubahiro ukakirinda, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi uzabe umukobwa uruguhesha igihugu icyubahiro n'umuryango icyubahiro, ndetse naho wiga naho ukahesha icyubahiro. None ngo baze akabazo ka nyuma, urateganya iki cyangwa se nihe uteganya kuzagera mu bijyanye no kwiga kwawe? Ahantu nteganya kuzagera ntabwo ndi kwiga nyine ngo ngume hano ndi muko narindi, ndi kwiga kugira ngo bizampindurire ubuzima, bizamfashe imbere hanjye hazabe heza, nzazamure n'umuryango wanjye, nzabakorere, kuko iyo bari kundihira mbibona ko bari ngo kunguriza, nanjye mba ngomba kuzabishura nyine imbere hazaza, nkabitura bya bindi byiza bankoreye. Nibyo nyine kunyishurira biri mu nshingano zabo, ariko nanjye imbere mbifite nko mu nshingano zanjye kubitaho nk'ababyeyi banjye. Iki rero nabwo ngo kinshishikaje mu kwiga kwanjye ni ukwiga ngakomeza nka performinga nyine ku bintu nge navuga ko nzi ko nkunda nizeye,
byangeza ahandi imbere heza nshaka. Nanjye nkazafasha benshi bamfashije, nkazakorana byinshi byiza. Yego. Ya urakoze cyane, harakantu uvuze nubwo ari inshingano zabo kandi koko ni inshingano zacu kubikora kandi tukabikora tubikunze. Sadepa ko natwe tubishobozwa n'Imana no gusenga, nta kindi cyabidushoboza. Imana igatanga umugisha, ukiga kandi n'abarumuna bawe nabo tukabasengera, dukomeza gusaba Imana kugira ngo n'ubundi nabo bazagera ikirenge mu cyawe. Reka nsorezwa akabazo ka nyuma, ubundi ubutegura no kuririmba, sibyo? None wambwira nk'ibirangaza bitatu cyangwa se bibiri bishuka abana b'abakobwa muri iyi myaka cyangwa se muri iki gihe? Ubundi ibintu byinshi birangaza abakobwa. Umukobwa iyo ageze mu gihe cyo kuvuga ngo abasore, icyo gihe aba yagiye, aba yatakaye. Icyo ni icya mbere mu birangaza. Ikindi cya kabiri, iyo ugiye mu bintu by'ubusinzi, iyo ugiye mu bintu by'ubusinzi uba uyobye cyane, aho ubutaye n'umurongo navuga gutana, ubutanye ugiye pe. Yego yego, baba bagomba no kugarurira hafi kuko uba warenze. Ibyo bintu uba ugomba kubyirinda cyane mu gihe uri kwiga, kuko iyo ugiye kwiga ugahuza n'ibyo, ibyo bintu ntabwo byajyana ntabwo byahura. Uba ugomba kubyirinda, nyine ikintu wagiye gukora kwiga aba ari cyo ukomeza gukora, ayo macyo ushyiraho umutima. Kuko ugiye kwiga aho kugira ngo wige nyine umutima wawe utekereza ukajya ahandi, icyo gihe nta nubwo wazigera utsinda. N'ahandi wazajya utangira kwiga wo gutekereza ku masomo yawe, ugatekereza ku bya bindi nyine wiriwe muri gutekereza. Icyo gihe ukaba utangiye nyine kugenda urafeyiringa gake gake. Ibyo bintu uba ugomba kubyirinda mu gihe uri ku ishuri. Nibyo rwose. Ariko tubwiye bibiri, harabura icya gatatu. Wongera n'icya gatatu nta kibazo. Icya gatatu, agakungu. Agakungu nyine baca umugani mu Kinyarwanda ngo agakungu gakona imbwa. Agakungu gakona imbwa. Ngo kandi ngo ihene mbi ntawe uyizirikaho inziziri. Haleluya. Aho ihene mbi nyine uhashize inziza, urumva uba wana utangiye kwandura, utangiye kugufata. Iyo ukoze ibintu by'agakungu nyine, ari kuvuga ngo njyewe ndi umuhanga, ngo ngewe ngende uko nshaka, saa sita zigera ntoroke nigendere njye hanze. Icyo gihe utangiye gukora agakungu, utangiye kugenda ibintu ntabwo waba wabitekerejeho. Haba hari abandi bari kugukurura bakakujyana mu bintu bitari bya nyabyo. Niyo mpamvu ibyo bintu ugomba kubyirinda, ukamenya ngo icyakujyanye ni kimwe, ugifite ku mutima, ukagitekereza aho kugira ugumisha ibitekerezo byawe. Yego yego. Imana ijye gushoboza kandi ijye kugirira neza. Ibyo bintu nk'uko bivuze n'ubundi bizabe intego yawe yo kubirwanya. Shyira umutima ku ikaye, shyira umutima ku ikaye mu gitondo, amanywa yose, umugoroba wose, ukimara kurya wagiye mu ikaye, kandi bizashimisha igihugu na mwarimu wawe, natwe ng'ababyeyi. cyagiye mutashye nunyereka birote mwenyure mvuge ngo Mana ushimwe, watanze ubwenge. Reka rero tukwakire mu kanya ko kuririmba, ariko uratugezaho n'ijambo ry'Imana bimenye, kuko nzi ko urumvuga butumwa. Ariko ubundi ngubaze, ku ishuri harya muba muri za worship team, ujya ubwiriza ijambo ry'Imana? Akanya ko kubwiriza kaba gahari, uragenda ukabwiriza pe, biba bihari. Nabonye uba no muri korali mwashyize kuri YouTube. Yera channel yanyu yitwa ngo iki? Holy Choir CBG2. Subiramo. Ibiremereye umutima nubwo wavuga ngorera, Yesu arakumva. Mubwira ryabanga ryo mu mutima, uri mubwira umwizeye, Yesu arabyumva.
gusa se gutyo waba utunyoteje shiraho ngo utundi nga tubiri uteye inyota cyane sibyo ndangiye gufashwa ndani no kujya mu mavuta none ngo ngwiki uteze amatwi gusenga kwanjye kukugereho manura amahoro yanjye ndagukeneye ku manywa na nijoro ibihe byose umbe hafi umugisha wawe kukutanga nta mubabaro ubamo unkomere z'amaboko kuko nshobozwa nawe imbaraga unkomere z'amaboko kuko nshobozwa nawe imbaraga umugisha wawe kukutanga nta mubabaro ubamo unkomere z'amaboko kuko nshobozwa nawe imbaraga shawe kukutanga nta mubabaro ubamo unkomere z'amaboko kuko nshobozwa nawe imbaraga. amen amen amen. Urakoze Esther kutugezaho indirimbo ziramya Imana kandi zikanayizamura mu cyubahiro cyayo, kandi uri umuririmbyi mwiza cyane, nanjye ngwatuyeho umugisha wo kuririmbira Imana, kuko niba ari ikintu cyiza cyane no mu ijuru tuzakora. Mu ijuru ngo hazabayo kuramya no guhimbaza Imana gusa. Kumva rero ubikore neza, Imana gushyigikire muri byo, bityo no mu ijuru uzabe mu bo kuramya Imana no guhimbaza. Reka ngo wakire mu minota 3 cyangwa 5 ijambo ry'Imana ryaba rigufasha, ryaba iryo mu ndirimbo, ryaba iryo muri Bibiliya, urisangize ku bakunzi bandi umukristo. Welcome. Nanone haleluya. Amen amen. Haleluya. Amen. Ijambo nyine nifuje kubageza aka kanya riri muri Zaburi 125. Tuhera ku murongo wa mbere haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be. Haleluya. Amen. Ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Ndahubwiye ngo wowe ukurikiye aka kanya cyangwa uzana tureba ikindi gihe, niwiringira Uwiteka ukamwikomezaho ukamwizera muri byose, Imana izabonana kuko nawe wayikoreye ngo yikorere amaboko. Amen. Igihe cyose muguri hamwe nayo, mu gihe cyose wowe uyizeye izaba iri hamwe nawe. Niyo mpamvu hanyine umuntu wajyanditse yagiye mukaravuga ngo abiringiye Uwiteka bo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Bivuga ngo nta kintu kimwe cyaza ngo gize kunyeganyeze, nta kintu cyaza ngo kibuze nyine ibyo ushaka gukora, kuko niba wowe wiringiye Uwiteka ukaba uri mu hamwe nayo, uba wicishije bugufi wihanye,
ntakizabuza Imana kuza kugutabara. Haleluya. Niba wizera Imana ukaba uyitsikamijeho umutima wawe ubwenge bwawe bose ibitekerezo byawe byose biba biri hamwe nayo ari wowe byizeye, Imana izabura kuza kugutabara. Amen. Izaba iri hamwe nawe. Amen. Ntabwo uzasaba ikintu ngenge kukigwa kandi gifite. Amen. Nandi yavuze ngo ni gute umwana wanjye yansaba umugati nk'ufite ngumuhereza ibuye. Haleluya. Ibyo ntabwo bishoboka imbere y'Imana. Imana iyo yatwiremenye iradukunda. None akarusha yaravuze ngo ituremwe mu ishusho yayo. Haleluya. Niba rero ikuremye mu ishusho yayo nawe ukabuzi koko usa n'Imana, ntabwo Imana yakwimye ikintu ushaka, wayigisabye uyizeye, wayikoreye neza, wayigendeye gake, mbese uri umuntu wizeye Imana, Imana ibure kubiguha. Kuko nyine ngo nawe wayikoreye ngo yikorere amaboko, kandi nta n'umuntu wayikoreye ngo azigera asabiriza. Imana ibiri hamwe na mu bintu byose ukora. Amen. Ibikurinze. Mpamvu nyine nakwifuriza wowe kugendera mu iri jambo, abiringiye Uwiteka baba bameze nk'umusozi wa Siyoni, utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Mpamvu nyine nagushishikariza kwizera Uwiteka, ukazajya wiringira Imana mu bintu ukora byose, ukabana nayo, ukazajya yibwira aho ibintu byose ugiye gukora, ukabanza ukayishyira imbere, ukayizera, ukayishyira imbere mu bintu byawe byose. Warangiza ukanayiringira, nayo izaseruka igutabare, izamanuka igukize mu bibazo ufite. Niba ari uburwayi izazigukize, niba hari amadeni utarishyuye izazikwishyurire. Kuko nyine abavuga ngo ntabwo Imana ibintu byose ikora biba bifitemo inyungu, nta kintu Imana iba ifite kuhomba muri yo. Niyo mpamvu uba ugomba gusenga Imana ukayiyegereza muri byose kugira ngo nayo ize ibane nawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Urakoze cyane Esther, Imana iguhe umugisha ku by'ijambo ry'Imana. Ni ukuri ugize neza cyane. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Haleluya, haleluya. Amen. Reka rero tuba tugusabye akanemero kugira ngo yenda washaka kugira igitekereza kungura, washaka yenda kukuzamura mu mbano zawe ngizi zo kuririmba, kuko hari abantu bajya bazamura imbano z'abantu, abo ngabo barahari, yenda akaba yagira aho akukura. Ubwo rero Esther ndabwo aragira telefone, murumva ko yatangiye ari umunyeshuri, nda telefone aragira, yenda uwamushaka yazabona telefone hano kuri ndi umukristo, hari icyo ashaka kuvugana nawe, nyuma yabanza kunyuraho ngamumuhereza bakavugana. Telefone zanjye ni 078 24 53 826. Imana ibaho umugisha kandi itindana namwe cyane. Reka ngusabe gusengera abakunzi bacu bandi umukristo. Dusoza. Reka dusenge. Data twese mwiza, uri Imana nyamana, uri Imana ihambaye, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana yateka bigakomera, wowe uri isambu itarumba, kandi uri n'igiti cy'inganzamarumbu. Kristo mwiza, dusenge benshi badukurikira kuri ndi umukristo TV. Turabasabira Data mwiza gukira muri bo, turabasabira byinshi bitandukanye, amavuta n'imbaraga igikundiro cyawe, ubwiza bwawe bujye bukomeza bubane nawe kuko uri Imana ihambaye. Reka ubafashe muri byose, hari byinshi bagusaba, hari byinshi bagutegerejeho, hari byinshi bakwifuza wowe nk'Imana, nawe wamanuka ukabasubiza, nawe wabafashiriza ubuntu, kuko Kristo mwiza atari wowe. Hari muri mbyanga mukaravuga ngo nta mana nta buzima. Namwe dugusabye ngo uze muri bo, ubahereza ubuzima bushitse, ubuzima buzira umuze, ubuzima bukomeye, ubuzima bwiza, kuko byose ni wowe ubigena, byose bitangwa nawe. Namwe tubigusabye twizeye, tuna Yesu Kristo n'umwuka wera. Amen. Amen, 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 amen.